Reka nongere nguhe ikaze nanone. Ni igitondo cyo kuwa 27 ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2025. Update za mu gitondo zibyutse zivuga nuko tugiye guhera muri ekipe ya Rayon Sport na ekipe y'Amavubi aho ikipe y'Amavubi batangiye. Uwitwa Gicanda yavuze yuko ngo hagiye kugirwa ikipe ikomeye cyane muri Afurika, ngo mu nyuma y'umwaka ngo bamwitege, ngo dore ko agiye kuzamura ikipe igiye kuzaba iya mbere muri Afurika. Reka tubyitege, ese bizashoboka? Ikipe ya Rayon Sport iri Tanzania, aho abafana babaye benshi cyane bitabiriye, bategereje kujya kureba umupira. Benshi baraye inyuma ya sitade, abandi barara ku kibuga aho bari buze gukinira. Ese ibi nibyo biraza kubahira? Izi kipe zombi, Amavubi ndetse na Rayon Sport, zose zagize resultat mbi mu Rwanda, aho ino ekipe Amavubi naho bayiteye igitego kimwe ariko yagiye gushaka qualification. Rayon Sport yo nayo nuko bimeze, nayo irimo irashaka qualification yo kuzitabira igikombe cya Afurika. Zose zaterewe igitego kimwe iwabo. Aya ni amwe mu magambo yagiye avugwa n'abakinnyi ba Rayon Sport, dore ko Rayon Sport abakinnyi benshi bagiye batangaza ati mwicare muryame mutuze, ubundi muduhange amaso ku isaha y'isaa 12. Amavubi y'abakobwa nabo uwitwa Harigo Garusi nawe yabavugishije, bari mu mwuka mwiza cyane. Bavuze bati abanyarwanda ntabwo twabashimishije, ariko baje kudufana ubushize kuri match yabereye iwacu mu Rwanda. Ntabwo twabahaye ibyishimo nk'uko twabyifuzaga, ariko nibatwitege noneho twaranyereye. Ibi byatangajwe n'umwana muto cyane witwa Gikundiro ndetse na Gisele, aho baje kuba batangaza bari muri kampu. Iyi ni kampu y'Amavubi batangaje byinshi, bavuga byinshi bari buze kutugezaho uyu munsi. Izi match zose zirabera umunsi umwe. Ni Joshua TV. Niba utarakanda subscribe ku YouTube yacu channel yitwa Joshua TV, ndagusaba kugira ngo byibuze uhagere ubashe kugira igikorwa nawe ukora mbere yo kumva ino video. Nari ngiye kubwira ngo abafana babaye benshi baraye kuri stade, aho ino Rayon Sport isaro ry'i Nyanza bari buze gukinira, batangaza byinshi, bavuga byinshi. Umuvugizi wabo media officer Robin Ngabo nawe aravuga ati turaza gutanga ibyishimo ku banyarwanda bayikunda ndetse n'abari hano muri Tanzania. Bitagize kw'ibyo, afande uyu uhagarariye u Rwanda muri Tanzania nawe yabasura ababwira ati bateze yombi. Iyo ni Rayon Sport isaro ry'i Nyanza. Uwitwa Rwarutabura we nawe yahagurutse aratangaza, avuga byinshi ku bigiye kuba kuno mukino. Aravuga ati rwose tugomba kugira icyo tugeraho.
reka tureke ibya Rayon Sports kuko ni birebire byo, ahubwo tunyarukire cyane muri ino ekipe y'abagore nayo bagiye batangaza nk'uko nabikubwiye, bavuga ati uyu munsi turaza gushimisha abafana bari mu gihugu ndetse n'abari hano turi. Reka tunyarukire Ishyorongi Kayiro, ubundi kugira ngo ubyumve neza cyane ongeraho Kayiro kuko ni umurwa bagiye kuzajyamo ku wa gatatu, nabo bafite kwisobanura byinshi na ekipe ya Piramide, ariko bazabanziriza hano mu Rwanda ku munsi wo ku wa gatatu. Ubasha kugeze imitima cyangwa kugira ngo ugire icyo uvuga kuri ino ekipe ya APR FC yatangaje ko nabo biteguye cyane ngo gushimisha abafana bayo batsinda ikipe ya Piramide. Iyi Piramide iherutse gutsinda ikipe yitwa Al Ahly ibitego 4-0, babasuzuguye cyane. Fiston Kalala Mayele ari guturuka muri Congo yatsinze hat-trick, atsinda ibitego 3, asa n'uteguza urugendo rwo kuza mu Rwanda. Ushaka wakwitsa umutima ugatuza ukabaza umutimanama wawe ati ikipe yatsinze ibitego 7-0 igatsinda ibitego 4-0, ese hari ikizavamo? Anabirinduye amabaruwa menshi, nongera nsoma ibitekerezo by'abakunzi ba Nyamukandagira, baravuga bati iyi kipe twarayirozwe. Ntabwo byumvikana ko mu myaka 3 ari Piramide babatomboye. Ino ekipe kandi ya Piramide bivuga yuko ku munsi wo ku cyumweru izaba isesekaye mu gihugu cy'imisozi 1000, cyanditse amateka muri UCI ku isi hose. Reka ngwihere ubwino nkubwira yuko natwe dutegereje kuzamenya ibizavira muri uriya mukino wa APR FC ndetse na Piramide. Mbere yuko ugenda wibuke gukanda subscribe. Wakoze gutega umwanya muri iki gitondo. Ciao ciao.